Yesu ashimwe, ndabasuhuje mu izina y'umwami wacu Yesu Kristo, aho muri hose murimo kumva ubutumwa bwiza. Nitwa Nkundamahoro Salomo, uwo mufatanyije uru rugendo rwo gukorera umwami wacu Yesu Kristo. Reka tubanze dufatanye muri iri sengesho. Turagushimiye Yesu kubw'umwanya mwiza uduhaye, turi mu minsi 40 watugeneye. Twamenye ko muri iyi minsi hari abantu benshi bagiye uhinduramo ubuzima, hari ibintu byinshi wagiye utangiramo, hari abantu bagiye ukomeza kwizera kwabo. Mwami Yesu, ino minsi wagiye uyikoresha uhindura ubuzima bwa benshi. Mwami wanjye, Mana yanjye, niyo mpamvu nkwinginze umuntu wese turi kumwe muri iyi minsi ufata umwanya kumva izi nyigisho, reka uzikoresha umuhindura mu izina rya Yesu. Kandi nayo ngiye kuvuga nkomezwe kandi ncohozwe nawe, Mwuka Wera asobanure byinshi kurutaho mu izina rya Yesu, amen. Haleluya. Yesu ashimwe. Mfashe umwanya nshimira Imana tugejeje kuri uyu munsi tugezeho. Imbaraga zayo nizo dushimira kandi nizo twirata, niyo dukesha byose dufite none n'ibyo tuzagira byose. Warakoze Yesu kuduha ino minsi, warakoze kudushoboza kugeza kuri uyu munsi. Nawe wahuri ushimire umwami kuko ari we ukugize, ntago ari twe twigize ahubwo n'Imana itugize. Hanyuma ejo hashize twari turimo gusoma umunsi wa 18 uvuga ngo ubuzima bw'ubusabane. Mwibuke ko twabonye ko mu muryango hari ibyo Imana yaduhaye kugirirana. Hari cyanditswe cyari kivuga ngo mbega ukuntu ari byiza iyo abana b'Imana babana bahuje, mbega ukuntu byaba ari byiza abo musengana, abo mubana mu muryango mugari mubana muhuje. Kandi twabonye isezerano rikomeye Imana yatanze ku matsinda mato. Hari ijambo Imana yavuze ngo 2 cyangwa 3 bateraniye hamwe bambaza izina ryanjye, nzaza mbe hagati muri bo. Bivuze ngo Imana ntabwo ikeneye umubare mwinshi w'abantu, nabo ni beza, ariko n'umubare muto ushobotse kandi utumbiriye Imana nawo irawemera. Nkwibutse ko ahangaha tutagomba kuvuga ngo abantu bwari bake ntabwo Imana yatwumva. Ikindi nasoreza aho twabonye nuko tugomba kubaka ubusabane mu muryango w'Imana tubayemo. Hari ikindi kintu nakwibutsa, nuko Imana itazatubaza ibyo abandi badukoreye, ahubwo izatubaza ibyo twakoze. Imana yadushyiriye mu muryango gukorera abandi, ntabwo yadushyiriyemo gukorerwa. Twese tugomba kugira uruhare, ntabwo tugomba kuba indorerezi. Uyu munsi munyemerere dusome umunsi wa 19 uvuga ngo kubaka imibanire myiza. Mushobora kubana neza mukagenda mu buryo bunezeza Imana kandi mukabona imbuto zabyo iyo mugize umwete wo kubana neza amahoro. Buri wese agaha mugenzi we agaciro kandi akamwubaha. Yakobo igice cya 3 umurongo wa 18. Bashishikariraga ibyo intumwa zigishaga no kubana neza no kumanyagura imitsima no gusenga. Reka nsubiremo. Bashishikariraga ibyo intumwa zigishaga no kubana neza no kumanyagura umutsima no gusenga. Aho ni byakozwe n'intumwa igice cya 2 umurongo wa 41. Kubana bisaba kubyitangira. Umwuka Wera wenyine niwe ushobora kurema ubusabane nyakuri hagati y'abizera, ariko abufumbiza ubusabane nyakuri hagati y'abizera, ariko abufumbiza ibyo duhitamo n'ibyo twemera kwitangira. Pawulo yerekana urwo ruhare rw'Imana n'abantu agira ati, mwafatanirijwe hamwe n'umurunga w'amahoro kubw'umwuka, mukore uko mushoboye ngo mugume mutyo. Bisaba imbaraga z'Imana n'umwete wacu ngo dushobore kubaka umuryango wa Gikristo urangwa n'urukundo. Bisaba imbaraga zacu, nanone Mwuka Wera agakorana natwe iyo turimo kubaka umuryango wa Gikristo, ariko urangwa n'iki? N'urukundo. Ikibabaje ariko nuko abantu benshi bavukira mu miryango ibana nabi, bityo bagakura badafite ubushobozi bwo kubana n'abandi mu busabane nyakuri. Bene abo baba bakeneye kwigishwa uko babana n'abandi nuko bashyikirana nabo mu muryango w'Imana. Umugisha dufite nuko isezerano rishya ryuzuyemo
amasomo y'uburyo bwo kubana n'abandi. Yesu ashimwe. Umugisha dufite ni uko mu isezerano rishya huzuyemo inyigisho zitugaragariza kubana n'abandi, inyungu zirimo, ibikorwa tugomba gukora. Ariko reka mubwire, uru ni uruhare rwawe kandi ni uruhare rwa buri wese. Pawulo yaranditse ngo, nkwandikiye ibyo kugira ngo umenye ko bikwiriye kugenzwa ngo abantu babane neza mu muryango w'Imana ari wo torero. Niba urambiwe ubusabane bujegajega, ukaba ushaka kubaka bumwe nyakuri n'imibanire irangwa n'urukundo hagati y'itsinda ubamo, umutwe wa Bibiliya wo ku cyumweru cyangwa mu itorero ryawe, bizagusaba guhitamo gukomeye no gutinyuka. Bivuze ngo ino mibanire myiza tuvuga cyangwa ubusabane Imana yaturemeye kugira, bisaba gutinyuka no kubyitangira. Cyama nawe intego yawe ikaba kubaka umubano hamwe n'abandi. Mwibuke ko iki ngiki ari Imana dushaka dushyira mu muryango, ni ubumwe bw'abizera kuruta ibikorwa bindi bashobora gukorerana. Hari ibikorwa byinshi dushobora gukorerana mu muryango, ariko byabura urukundo bigahinduka imfabusa. Kubaka imibanire myiza bisaba kugendera mu mucyo. Bizagusaba kugira umutwaro uhagije, utinyuke kuvuga ukuri mu rukundo n'igihe wumvaga wahitamo kuvuga uca hejuru y'ikibazo cyangwa ukakirengagiza. Nubwo kenshi icyoroshye ari ukwicecekera, iyo abadushyikije barimo gucagagurana kubera imyitwarire y'ibyaha, nta rukundo ruba rurimo iyo tubikoze dutyo. Mu buzima abantu benshi nta muntu bagira ubakunda bihagije ku buryo ashobora kubwiza ukuri, kabone n'iyo byababaza, bityo bagakomeza inzira zibagirira nabi. Kenshi tuzi igikwiye kubwirwa umuntu, ariko ubwoba bukatubuza kugira icyo tuvuga. Ahangaha kenshi uzabona umwe mu mubanye mu muryango arimo kwitwara nabi cyangwa afite imyitwarire mibi, hanyuma we umutinya uvuga ngo nimubwira gutya araza kubifata ate, ngo ntamwiteranyaho. Ariko ndagira ngo ubwire ko iyo myitwarire cyangwa iyo mibanire urimo kubaka itaba ifite urukundo. Tubonye ko kubaka imibanire myiza bisaba gutinyuka no guhangara kuvuga ukuri mu gihe uwo muri kumwe arimo kugendera mu nzira mbi. Amatsinda menshi yashenywe n'ubwoba, kuko habuze n'umwe wabumbura umunwa ngo avuge igihe ubuzima bw'umwe muri uwo bwarimo gusenyuka. Bibiliya itubwira kuvuga ukuri mu rukundo, kuko tudashobora kubaka imibanire myiza tudafite ubugwaneza. Ntabwo bishoboka. Bivuze ngo mu mibanire myiza urufunguzo rwabyo ruta ibindi ni ubugwaneza. Salomo yabivuze neza ati, igisubizo kitarimo uburyarya ni ikimenyetso cy'ubucuti nyakuri. Yesu ashimwe. Icyampa ubucuti dufitanye nk'abizera bukazira uburyarya. Icyampa kubwira umuntu ngo ndumva bigenda neza bitagenda neza bigacika muri twebwe. Icyampa muri iryo tsinda ritoya, cyampa niba ufite umuntu wizera mu bana. Nkwibutse ko Imana yadusabye kubana n'abantu bose amahoro, ariko iratubwira kugira inshuti abantu bose, kuko abantu bose baba atari abo kwizerwa. Bivuze ngo hari abo ngira inshuti magara, nk'uko twabonye mu gice cyashize ngo Imana ishaka kuba inkoramutima yanjye cyangwa yawe. Bivuze ngo hari uwo nizera, hari uwo numva menekeye nkaba numva nabwira ikibazo cyanjye. Rimwe na rimwe uburyo bivuga kugira umutwaro ku buryo utinyuka guhagarara umuntu urimo kugendera mu cyaha cyangwa wenda kukigwamo. Pawulo aravuga ngo, bene data, umuntu nakora ibidatunganye hagati muri mwe, mwebwe ab'umwuka mwari mukwiye kumwegera mukamufasha mu bugwaneza kugaruka mu nzira nziza. Amatorero menshi ndetse n'amatsinda mato ananirwa gushora imizi y'ubusabane kubera gutinya guhangana. Iyo ikibazo kivutse kigaragara nk'igishobora guteza ubwumvikane buke cyangwa bikabangamira bamwe, bihutira kugisisibiranya bakagica hejuru ngo barengere agahenge
k'igisa n'amahoro ariko atariyo. Icyampa ibibazo bivuka hagati yacu nk'abanyamuryango Imana yadushyizemo ntitubirebere ngo tubitwikire tuvuge ngo nidukikemura biraza kugaragara gute, ese ntabwo turi buze kuza kwiteranya nabo hanyuma ngo tugisisibiranye tugice hejuru tuvuge ngo nta kibazo, tuvuge ngo nta cyabaye. Ibi ngibi Imana ibona nk'uburyarya kandi imibanire yacu ikaba ijegajega izira ukuri. Cyangwa mu mibanire myiza ukagira ukuri nk'uko Imana ibidutegeka. Bantiteranya bakihutira guhumuriza buri wese wumvaga abangamiwe n'ibyari bivuzwe. Ikibazo ntigikemuke, bose bagasigarana ingingimira ku mutima. Buri wese akaba azi ko ikibazo gihari, ariko ntihagire utinyuka gushyira ahagaragara icyo kibazo. Benshi ahangaha iri jambo riratugeraho kandi rikadutsinda. Tuba twumva twareba tukavuga ibikwiye tukavuga ibishoboka, ngo abantu batatwitwaraho umwikomo, ngo abantu tutiteranya nabo. Ariko reka nkubwire ngo uko uzarushaho kutiteranya n'abantu niko uzaba urimo gusenya umuryango Imana yagushyizemo. Yego, kadukomeze. Ariko ntihagire utinyuka kugishyira ahagaragara. Bene ibyo bibyara indwara y'umwijima w'amabanga avukamo impuha n'amazimwe. Igisubizo cya Pawulo kuri bene ibyo bibazo kiza kidaca hirya no hino, aho agira ati: bene data, mwiyambure ibinyoma, muve mu kwishushanya, mubwirane ukuri. Mu mubiri wa Kristo turi ingingo za bagenzi bacu. Iyo ubeshye abandi, amaherezo nawe uba wishuka. Reka nsubiremo iki cyanditswe: bene data, mwiyambure ibinyoma, muve mu kwishushanya, mubwirane ukuri. Mu mubiri wa Kristo turi ingingo za bagenzi bacu. Iyo ubeshye abandi, amaherezo nawe uba wishuka. Cyampa tukava mu kubika amabanga azana gusenyuka k'umuryango. Cyampa tukemera gutinyuka tukavuga ukuri, tukava mu kwishushanya n'ibinyoma. Hanyuma asoza tubwira ngo iyo ubeshya abandi nawe amaherezo uba wishuka. Cyampa nawe ukumva ko udakwiye kurebera ibirimo kuba ngo wifate wikomeze uvuge ngo ntiteranya, ahubwo ugahambuka ukavuga ukuri rwose kugira ngo umuryango w'Imana wubakike neza. Ubusabane nyakuri, haba hagati y'abashakanye, hagati y'inshuti cyangwa mu itorero, buturuka mu kugendera mu kuri. Mu by'ukuri umwijima w'amakimbirane niyo nzira yo kwinjira mu gukingurirana imitima mu mibanire yose. Iyo mutari mwageza aho urukundo rubatera gutinyuka guhangana no gukemura inzitizi zihishe mu mitima, ntabwo muzigera muhuza imitima by'ukuri. Urukundo rugomba kuba ruzira ubwoba, kandi ngo urukundo rutunganyijwe rwose rumara ubwoba. Iyo amakimbirane akemuwe neza, turushaho kwegerana kubwo gutinyuka guhangana n'ibidutandukanya no kubikemura. Bibiliya iravuga ngo amaherezo abantu bishimira ubacyaha kuruta ubabeshya cyangwa ubashyeshya. Niko ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ahangaha. Cyampa nawe mu rukundo ukunda bene so, mu rukundo ukunda bashiki bawe, ukumva ugize gutinyuka, ukumva ugize urukundo rwo kutarebera ibirimo kuba ngo wicecekere. Kuvuga ukuri ntabwo ari kimwe no kwivugira ibyo ushaka byose aho ushakiye n'igihe ushakiye. Ntabwo ari ukubura ikinyabupfura. Bibiliya ivuga ko hari uburyo bwiza n'igihe cyiza cyo gukora buri kintu. Amagambo avuzwe atarimo gutekereza kenshi asigira abandi
ibikomere bitinda gukira. Ariko nubwo twabonye ko tugomba kuvuga ukuri, ntabwo tugomba kuvuga ukuri kose twishakiye, nta nubwo tugomba kuvuga amagambo yose twitekerereje, kuko amagambo adatekerejwe neza asigira abandi ibikomere ndetse bitajya binakira. Nubwo hano bavuze ngo bitinda gukira, ariko kenshi ntibinakira. Imana itubwira ko mu itorero dukwiye kuvugana n'abantu bo mu muryango umwe. Ntugakoreshe amagambo akarishye iyo ukosora umuntu ukurusha imyaka, ahubwo umuhugure nka so. Abasore ubabwire nka bene so, abagore bakuru ubahugure nka ba nyoko, n'abagore bakiri bato n'abakobwa ubahugure nka bashiki bawe. Ahangaha guhugura mbibutse ko bisaba ubugwaneza kandi bisaba ubwenge. Ntago ari kugenda mpubuka mvuga amagambo yose ntekereje, oya, ahubwo ngomba gukoresha ubwenge n'ubugwaneza. Nanone kandi ari igikorwa nasengeye nkabaza Imana amagambo nkwiye gukoresha, ukuntu nkwiye kwitwara mu gihe ngiye gukosora umuntu wagenze mu nzira mbi. Agahinda nuko amatorero menshi yashenywe no kubura ukuri. Paulo yagombye gucyaha abanyekorinto kubwo kwicecekera bagatwikira ubusambanyi hagati muri bo, kuko nta numwe wari watinyutse guhangara icyo cyaha. Paulo arababwira ngo ntimukwiye kwirebera hirya ngo mwirengagize mwibwira ko ikibazo kizikemura. Mugishyire mu mucyo mugikemure. Byaruta ko umuntu ababara agakorwa n'isoni kuruta uko yacirwaho iteka. Byaruta uko umuntu yababara aho kuzacirwaho iteka kuko yanze kubwirwa ukuri. Mukirenzaho nk'akantu gato, ariko siko biri. Ntabwo mwari mukwiye kwitwara nk'aho byose ari byiza, kandi umwe muri mwe wiyita umukristo aba mu busambanyi cyangwa mu buriganya. Ntabwo dukwiye kwitwara nk'aho byose bigenda neza, nyamara tuzi aho ikibazo kiri. Akaba asenga ibishushanyo cyangwa atuka abandi, akaba ari umusinzi cyangwa umwambuzi. Ibyo ntimukwiye kubyihanganira ngo mubifate nk'ibisanzwe. Yesu ashimwe. Ahangaha munyemerere twese duhaguruke. Mwami, uduhe imbaraga zo kugira ngo twubake uyu muryango, kandi Mwuka Wera areba kwitanga n'ubushake ugize agakorana nawe, ariko ntago uziyicarira ngo Mwuka Wera abone aho akorera. Ndagira ngo nkubwire ngo ukwiriye guhaguruka, nanjye nkahaguruka nkahangana n'ibitagenda neza mu muryango, nubwo bishaka kukuzanira kwangwa, ariko wanzwe wakemuye ibitagenda neza mu muryango w'Imana, nta kibazo cyaba kirimo. Ntabwo nitaye ku byo abo hanze bakora, ariko se ntitwari dukwiye kwita ku by'abari hagati muri twe? Cyampa natwe ibyo abo hagati muri twe bikatubera icyo kwitaho. Kubaka imibanire myiza bisaba guca bugufi. Yesu ashimwe. Kubaka imibanire myiza bisaba guca bugufi. Kwikakaza, kwishyira hejuru no kwiyemera, kudakurwa kwizima bisenya ubusabane kuruta ikindi kintu cyose. Ahangaha dusangamo abantu bamwe by'umwihariko bafite inshingano bakora muri uyu muryango, cyangwa Imana yarabagabiye n'impano runaka, baba bumva batakosorwa cyangwa bahugurwe, bagahora bikakaza, cyangwa se aya magambo umwanditsi yakoresheje ngo biyemera, ngo ni iki cyambere gituma imibanire myiza itagerwaho. Kwiyemera byubaka ibihome hagati y'abantu, guca bugufi byubaka amateme. Yesu ashimwe. Mbese kwiyemera kumva ko byose byanjye bigenda neza, kandi mwibuke mu bice twasomye nyuma twabonye ko uburyo Imana irushaho kugenda ikorana nanjye, ariko ndushaho kugenda
ntahanganira imyanya y'imbere mbyiga abantu ngaba ari njye ugaragara, oya, ahubwo ndagira ngo nkubwire mwene data, uko Imana irushaho gukorera muri wowe niko ugenda urushaho kudashaka kwigaragaza. Twabonye ijambo rikomeye ngo ntushobora kuzamura Imana ngo nawe wizamure, cyangwa ushobora guhimbaza Imana ngo nawe wihimbaze. Bivuze ngo uhitamo kimwe, ukavuga ngo nimba ngiye kwihimbaza Imana ubwo ndayimanura, hanyuma nimba ngiye guhimbaza Imana ubwo njyewe mpisemo guca bugufi. Icyampa nawe intego yawe ikaba kunezeza data no kumuhimbaza aho kubyikorera wowe ubwawe. Kwicisha bugufi niyo mavuta yoroshya kandi akomora imibanire. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Umwambaro mwiza ukwiye w'abashaka kubana neza ni ukugira umutima wo guca bugufi. Niba ushaka kubana neza n'abandi, bibe ari uwo mwashakanye cyangwa uwo muzashakana, bibe ari abo mubanye mu muryango, guca bugufi nibibura buri wese agahora yihagazeho yumva ko byose bye bigenda neza, iyo mibanire myiza ntaho yagera. Byitwa imibanire myiza ariko ugasanga birimo guhinduka imibano mubi mufitanye hagati yanyu. Hanyuma koroshya imibanire myiza cyangwa imibanire myiza ikagira ubuzima, nuko tugomba kuba dufite imitima iciye bugufi, tubikenyeye rwose mu mitima. Niyo mpamvu Bibiliya ivuga ngo mukenyere kwicisha bugufi kugira ngo mukorerane. Umwambaro mwiza ukwiye w'abashaka kubana neza ni ukugira umutima wo guca bugufi. Igice gikurikira cy'uwo murongo kiravuga ngo kuko Imana irwanya abibone, babandi bikakaza bakirata bakishyira hejuru, abangaba Imana irabarwanya, naho abicisha bugufi ikabaha ubuntu. Iyo niyo mpamvu yindi igomba kudutera kwicisha bugufi. Kwishyira hejuru bihagarika ubuntu bw'Imana. Ahangaha icyampa natwe imitima yacu tugahora tuyibwira ngo umutima wanjye ca bugufi, umutima wanjye gendana guca bugufi, kuko umwami ari ukwiriye gushyirwa hejuru. Kandi ngo bihagarika ubuntu bw'Imana. Ntago ubuntu bw'Imana bubona aho bwinjirira, bitewe nuko Imana aho imbaraga nkeya ziri, aho kwicisha bugufi kuri ariho imbaraga zayo zuzura. Kandi tugomba kubugira ngo budutere gukura. Ubuntu bw'Imana nibwo budutera gukura, guhinduka, gukira ibikomere no gufasha abandi. Ubwo buntu bw'Imana nibwo bwomora ibikomere twagiye tugira. Tubona ubuntu bw'Imana iyo duciye bugufi tukemera ko tubukeneye. Ntabwo ushobora kubona ikintu utaremera ko ugikeneye. Bivuze ngo binsaba guca bugufi, bikumva ko ntabashije, nkumvikanisha yuko mu muryango mbayemo hari ibyo nshoboye hari n'ibyo ntashoboye, bityo nkeneye no gusabana n'abandi cyangwa nkeneye abandi bizera mu buzima bwanjye. Bibiliya itubwira ko iyo twishyize hejuru tuba duhanganye n'Imana. Se uyu munyamaboko wahangana nawe ukamutsinda? Cyampa umutima wawe ukawubwira ngo ca bugufi umutima wanjye, unezeza Imana yo yakuremye. Kwishyira hejuru no kwerekana ko byose bigenda neza, kudakosorwa no kudakurwa ku ijambo gatandukana nabyo. Nje nawe tukaba mu mwanya Imana dushakamo. Bibiliya itubwira ko iyo twishyize hejuru tuba duhanganye n'Imana. Iyo ni imibereho y'ubupfafa kandi ishobora kudushyira mu kaga. Ibi ngibi nta handi bidushyira uretse mu kaga. Ushobora gukura mu kwicisha bugufi mu buryo bwinshi. Iyo wemera intege nke zawe, ndagira ngo nkubwire ngo kwicisha bugufi ntago ari ukwitekereza nabi, cyangwa ntago ari ukwitekereza nk'umuntu udafite ibyo ashoboye, oya. Ahubwo bavuga ko kwicisha bugufi ari ukutitekereza kenshi, cyangwa kudashyira inyungu zanjye kenshi imbere, ahubwo nkazirikana n'abandi. Mbese guca bugufi ni ukumva yuko hari ibyo nshoboye hari n'ibyo ntashoboye. Ntago ari ukwitekereza inshuro nyinshi ngo mve ko ibyo ari byo byabanza imbere, ahubwo ukwiye no gushyira abandi imbere. Icya mbere mu buryo bwo gukora guca bugufi harimo kwemera intege nke zawe, ukumva ko hari ibyo ushoboye hari n'ibyo udashoboye. Iyo wihanganira intege nke z'abandi, hari abantu benshi tubana muri uyu muryango bafite byinshi bashoboye n'ibyo badashoboye, ariko unyemerere umuntu mu gihe agaragaje
icyo adashoboye ntukavuge ngo ese ubu nkawe koko. Hanyuma aya magambo iyo tuyakoresha ntabwo dushobora gukura mu guca bugufi. Wumve ko aho abandi bagira intege nke ukwiye kubunganira, nawe aho ugira intege nke bakakunganira. Iyo wemera gukosorwa, ahangaha dutanga igitekerezo atari nk'umwanzuro, ahubwo tukagitanga nk'igitekerezo. Mu gihe gitekerejwe kikagoragozwa kigahinduka cyangwa nticyemerwe, nturakare. Bivuze ngo uyu ni umutima wo guca bugufi, kwemera gukosorwa no kumva yuko ibyo ukora bidatunganye. Mbibutsa ko ubuzima bwo gukosorwa bugomba kutubaho, kuko tutari Imana. Imana niyo yonyine idakosorwa, ariko twebwe abantu hari ibyo tuvuga byo, hari ibyo biba bitari byo, ariko byose dukwiriye gukosorwa. Iyo ushyira abandi imbere ni ibintu bine. Icya mbere ni ukwemera intege nke zawe. Iyo wihangana intege nke z'abandi, wemera gukosorwa, ugashyira n'abandi hehe imbere, ukavuga ko inyungu zawe atari zo zibanza imbere. Mwibuke aho twahoze dusoma havuga ngo Imana igusaba gukunda abagukikije utareba iruhande, kuvuga ngo kugeza ku kigero nawe wiyibagirwa. Pawulo atugira inama ngo muhuze imitima, ntimukararikire kugaragara nk'abakomeye, ahubwo mwemere kubana n'aboroheje, ntimukiyite abanyabwenge. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Icyama twese tukumva ko tudashoboye, ahubwo dushobozwa n'Imana. Abakristo b'i Filipi bo yarabandikiye ngo muhe abandi icyubahiro kuruta uko mukishakira. Guha abandi icyubahiro ni gute? Kumva yuko ibyo wageraho, kumva yuko ibyo Imana yagukorera nabo yabibakorera, kumva ko promotion wabona mu kazi n'abandi bayibona. Icyampa nawe umutima wawe ukuzura ubu buntu bw'Imana, ukumva ko ukeneye Imana kugira ngo ugire ibiki, kugira ngo ukure. Ego yarabandikiye aravuga ati ntimukiyite abanyabwenge. Abakristo b'i Filipi yarabandikiye ngo muhe abandi icyubahiro kuruta uko mukihesha. Umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa, ahubwo azirikane n'abandi. Kwicisha bugufi si ukwitekereza nabi, ni ukutitekereza kenshi. Kwicisha bugufi ni ukurushaho gutekereza ku bandi. Abantu baca bugufi bita cyane ku kwita ku bandi, ntibirebaho. Ibi nibyo twahoze tuvuga ngo kwicisha bugufi ntabwo nitekereza kenshi, ahubwo ntabwo nirebaho. Nshuti mwene data, icyo nkubwira nuko twese dukeneye kwicisha bugufi, ko twabonye ko ab'Imana ibana nabo ari abafite imitima imenetse. Kubaka imibanire myiza bisaba kubahana. Kubahana ni ukwitondera ibyo tudahuje. Mbese nk'uko twabonye ko Imana yandemye mu buryo butandukanye n'ubwawe, Imana irasaba kunyubahira uko ni, nawe nkakubahira ukuri, kubera ko dutandukanye kandi tutaremwe kimwe, kandi nibyo dushoboye atari bimwe, nibyo tudashobora atari bimwe. Imana iragusaba ko muri iyo mibanire habamo kwihanganirana ibyo tudahuje, no kwihanganira abantu bakora ibintu biturakaza. Bibiliya iravuga ngo dukwiriye kwihanganira intege nke z'abandi. Pawulo yandikiye Tito ati abantu b'Imana bagomba kugira umutima wagutse kandi bakerekana ubugwaneza. Yesu ashimwe. Ngo abantu b'Imana bagomba kugira umutima wagutse kandi wihanganira abandi, werekana ubugwaneza. Muri buri torero, muri buri tsinda rito habamo iteka umuntu nibura umwe ugoye. Mbese namwe abo bantu mujya mubabona ugoye, ukora ibintu udashaka, ukora ibintu bikurakaza, muvuga ngo tujye hariya akajya hariya, ariko ubu ngubu nawe reka turebe impamvu Imana yamuzanye. Ariko kenshi baba barenze umwe. Bashobora kuba ari abantu bafite ubukene bwo mu mutima bwihariye, bafite gushidikanya kwinshi muri bo, bafite imyitwarire itera umujinya, ukumva urabarakariye rwose, bagukorera ibintu ukumva nawe ntago wishimye, cyangwa se batazi kwitwara neza ku bandi. Ushobora kubashyiraho icyapa kivuga ngo wegere hano witwaje ubuntu bwinshi, kuko iyo umugezeho uhita wumva ukuntu ahise akubwira, nta kinyabupfura, ukumva nawe urababaye, hanyuma ukumva byateza n'undi mwuka mubi hagati yanyu. Bene abo bantu Imana yabashyize hagati muri twe ngo ibagirire neza kandi natwe itugirire neza.
mbese wari uzi ko Imana yari yamuzanye wa muntu udashobotse, wa muntu ukora ibyo udashima, wa muntu ukurakaza? Ntabwo ukwiriye kuvuga ngo wowe ntabwo wari ukwiriye gukizwa, wowe waje kuzuza umurongo. Oya, Imana niyo yamuzanye kugira ngo mwese ibagirire neza kandi kugira ngo mwuzuzanye. Cyangwa ukumva ko uwo muntu urimo gutekereza cyangwa ujya ubona cyangwa ari nawe ubwawe uri mu badashobotse mu muryango bagiye barimo ubugiye bazwi hagati mu bizera, ariko ntabwo dukwiye kubinubira, ahubwo dukwiye kubana nabo nk'uko Imana yabazanye. Ni imfashanyigisho idutera gukura kandi ni ikizamini cy'ubushobozi bwacu bwo gusabana. Mwibuke ko twabonye ko umuntu atagaragara ko akuze imyitwarire ye itageragejwe. Ntabwo umuntu ashobora kuvuga ngo mfite kwihangana mu gihe kwihangana kwe kutari kwageragezwa. Ntabwo umuntu yavuga ngo afite urukundo mu gihe urukundo rwe rutari rwageragezwa, ngo Imana imusabe gutanga ikintu hanyuma avuge ngo Mana rero ntago aho bishoboka. Bivuze ngo urukundo ukunda Imana ntago ruba rwagakuze, uba ukirebaho, uba ushaka kwigirira neza, uba wumva ibyawe ubikomeyeho. Umuririmbyi icyo yavuze ni iki? Ngo ibyo ntunze nanjye ubwanjye nibyo umucunguzi, none namwima iki cyangwa we yanyima iki? Bivuze ngo ibyanjye ngomba kumva nabimuhereza. Yego, dukomeze. Ese tuzashobora kubafata nka bene data kandi tubahe agaciro? Mu muryango ntabwo bemerana bishingiye ku bwenge, uburanga cyangwa ubushobozi. Cyangwa ahangaha twese tukahamenya ngo mu muryango ntabwo bemerana biciye mu buranga cyangwa ubushobozi abantu bagaragaza. Twemerana kuko tuva inda imwe. Inda imwe yihe? Nuko twese tuvukana mu muryango umwe, twese twabyawe n'Imana tubiheshejwe no kugira ibiki? No kwizera. Cyangwa iri jambo kumva ko udakwiriye kwemera umuntu no kumukunda bitewe nuko ushingiye ku bwenge n'ubushobozi, ahubwo ukamwemera umwemejwe nuko ari umuvandimwe wawe mu muryango. Iteka turwana ku muryango tukawurengera. Umwe mu bacu ashobora kuba afite imyitwarire ibangamye ariko arakomeza akaba uwacu. Ni muri ubwo buryo Bibiliya ivuga ngo mugirane urugwiro nk'abo mu muryango umwe ukundana. Mube intangarugero mu guha buri muntu icyubahiro. Mu by'ukuri twese tugira ingeso n'imyitwarire bibangamira abandi. Ushobora gutekereza ko ibyo ukora ari byiza ariko ntago habura ababangamirwa. Bibutsa ko nta kintu wakora ngo kinezeze abantu bose. Niyo mpamvu intego yacu ari ukunezeza Imana, kunezeza umuntu. Naho wakora ibintu bingana icyo ugakoresha imbaraga zawe zose, ntago wanezeza abantu bose. Ricky Warren yavuze ijambo rikomeye, aravuga ngo ntago nzi formule yose yakugeza ku ntsinzi, ariko nzi inzira imwe ituma umuntu arangiza nabi, nuko agerageza kunezeza abantu bose. Ngo kandi uyu ni umukino umuntu adashobora gutsinda kugeza ku iherezo ry'ubuzima bwe. Ishingiro ry'ubusabane bwacu n'imibanire yacu n'Imana. Turi umuryango. Kimwe mu byoroshya kubahana ni ukumenya ibyo abantu banyuzemo. Iyo umenye amateka yabo, iyo uzi neza ibyo banyuzemo, bizakorohera kubumva. Icyampa nawe mbere y'uko ubaha umuntu cyangwa ujyana nawe umubano mwiza, ibyo yanyuzemo nibyo bigufasha kugira ngo ubone uko umwubaha nuko mubana. Aho guhangayikishwa n'urugendo bagifite imbere, utekereze intambwe bamaze gutera bajya imbere nubwo bagize ibikomere nk'ibyo bafite. Ikindi gifasha mu kubahana ni ukwirinda gupfobya gushidikanya kw'abandi. Kuba ibintu bimwe na bimwe bitaguhangayika ntibivuga ko uwo bihangayika aba adafite impamvu. Imibanire myiza itangira gushinga imizi iyo abantu bazi ko bashobora gushyira ahagaragara gushidikanya kwabo n'ubwoba bwabo, badatinya gusekwa. Mbese nkumva ko kuba natanga ubuhamya, mbibutse ko hari ubuhamya bumwe ushobora kuvugika n'ubundi butavugika, buguma mu bwiherero ariko Imana ikaba yarabikoze. Icyo nakubwira nuko mu gihe hari ubuhamya bwafasha abandi umutima urimo kuguhata kubuvuga, ntabwo kuvuga ibyo wanyuzemo naho wanyuze ari ikibazo, ntabwo gutinya gusekwa bibuze guhinduka ikibazo kinini, ahubwo wibuke ko mu gutanga ubuhamya hari benshi bongera kwakira imbaraga no kumva gukomera kw'Imana. Kubaka imibanire myiza bisaba kugira ibanga. Yesu ashimwe.
bakozi b'Imana mu nkurikiye aho muri hose, bisaba kugira ibanga cy'Imana idushakaho nk'abizera. Ntabwo dukwiye kuba nk'abisi b'abanyamahanga hatagira ikintu kibarigama mu kanwa. Umuntu avuga ikintu runaka, umuntu ahita agitwara mu bandi, ariko icyama twese tukagira ibanga. Iyo abantu bizeye kwakirwa neza no kubikirwa ibanga, nibwo bafungura imitima yabo bagashyira ahagaragara ibikomere byabo, ibyo bakeneye n'amakosa yabo. Kugira ibanga ntabwo ari ukwicecekera iyo umuvandimwe arimo gukora ibyaha. Bivuga ko ibyo abantu bavugiye mu itsinda ryanyu biguma hagati yanyu, mukabikemura hagati yanyu, ariko ntimubikwize hanze mu bandi. Amazimwe no kumena ibanga kw'ibyabereye hagati y'abizera byaganje imitima y'amatorero menshi, ariko icyama twebwe turi gusoma izi nyigisho turi muri iyi minsi 40 ukumva icyo Imana igushakaho ngo ube umukristo n'umwana wayo yishimira, ni ukugira ibanga. Mbese hari ikintu kivugiwe mu itsinda ryanyu, mukibike nk'ibanga kigume hagati yanyu, kandi nicyo Imana idushakaho. Imana yanga amazimwe, cyane cyane iyo abantu bayahisha mu gisa n'ibyifuzo by'amasengesho mu bibazo by'abandi. Imana iravuga ngo amazimwe akwizwa n'abagoreka ukuri, kandi bakurura intonganya bagatandukanya inshuti z'amagara. Amazimwe iteka akomeretsa imitima kandi akazana amacakubiri, yica ubusabane, kandi Imana ibivuga yeruye ko tugomba gucyaha abazana amacakubiri hagati y'abizera. Iki ngiki Imana yarakitwemereye rwose. Abazana amacakubiri n'amagambo yamanjwe, niko Bibiliya bivuze, bagomba gucyahwa bagahugurwa. Ariko muri ko guhugura hakoreshwa iki? Ubugwaneza n'ubwenge. Bishobora kubarakaza bagafata icyemezo cyo kuva mu itsinda cyangwa mu itorero ryanyu iyo ubashyize mu mucyo kuri iyo myifatire itera amacakubiri, ariko ubumwe bw'itorero bufite agaciro kuruta umuntu uwo ari we wese. Yesu ashimwe. Ahangaha umuntu uwo ari we wese ntabwo dukwiye gutinya ngo tutiteranye nawe ngo atagenda, oya, ahubwo ubumwe bw'itorero buruta agaciro k'umuntu umwe. Ubu ni ubumwe buzakomeza nitujya mu bwami bw'Imana nshuti, kandi Imana izakubaza uruhare rwawe n'urwanjye. Cyama uruhare rwawe ukarukora neza, wakora icyo Imana yaguhamagariye. Mana utugirire neza, tubashishe gukora inshingano wadushyiriye mu muryango. Kubaka imibanire myiza bisaba kubonana kenshi. Mugomba guhura kenshi mu gihe kizwi kidahinduka kugira ngo ubusabane bwanyu bube ubw'ukuri. Kubaka ubucuti bisaba igihe. Bibiliya itubwira ngo twe kwirengagiza guterana hamwe nk'uko bamwe bajya babigira, ahubwo duhugurane. Tugomba gushimangira akamenyero ko guhura. Akamenyero ni ikintu ukora kenshi, atari rimwe na rimwe gusa. Ugomba kumarana igihe n'abantu, igihe cyinshi, iyo ushaka kubaka ubumwe nyakuri. Niyo mpamvu ubusabane mu matorero menshi usanga butagira imizi. Nuko tutamarana igihe gihagije, n'icyo tumarana tuba duteze amatwi umuntu umwe gusa ari we uvuga. Ntabwo ushobora kubaka imibanire myiza uko wishakiye, nko kuvuga ngo tuzajya duhura igihe numva bindimo. Imibanire myiza yubakwa ku kumva ko ari ngombwa ngo dushobore gukura mu bugingo. Niba ushaka kubaka ubusabane nyakuri, bizasaba guterana n'abandi n'igihe wumva bitakurimo, ukabikorera ko uzi ko ari ngombwa. Hari igihe uzumva ibintu bitakurimo nk'uko twabibonye, nka cyagiye turimo gusoma ngo iyi Imana isa n'iri kure, ukumva ibintu bitakurimo, ukumva ibyo gusenga byakuvuyemo, ukumva ibyo kubwiriza ubutumwa byakuvuyemo, kuririmba byakuvuyemo, ariko ntibisobanuye ko ugiye kubihagarika, oya, ahubwo nicyo gihe cyo kubikora. Twabonye ko Imana ibonera umutima uyikunda muri bya bigeragezo na cya gihe byose bitagenda neza. Dukomeze. Imibanire myiza yubakwa
kukumva ari ngombwa ngo ushobore gukura mu bugingo. Niba ushaka kubaka ubusabane nyakuri, bizasaba guterana n'abandi n'igihe wumva bitakurimo, ukabikorera ko uzi ko ari ngombwa. Abakristo ba mbere bahuraga buri munsi, iminsi yose bakomezaga kujya mu rusengero n'umutima uhuye, n'umutima ugeze ibiki uhuye, bafite intego imwe bose yo gusenga. Bagahurira mu matsinda mato yo mu ngo, bakamanyagura imitsima basangira, bagasangira ibyo bishimye bashima Imana. Ubusabane busaba gutanga igihe, bivuze ngo biransaba gutanga igihe ngo nubake ubusabane. Niba muri mu itsinda rito cyangwa umutwe wo kwiga ijambo ry'Imana, reka mbagire inama yo kugirana amasezerano abagenga, arimo ibintu 9 biranga iteraniro ryiza uko Bibiliya irivuga. Tuzabwirana uko turi mu mutima, ukuri. Mu gihe cyose tubana tubwirana uko turi hehe mu mutima cyangwa uko twumva tumeze. Tuzaterana umwete, kuba magirirane. Tuzashyigikirana imbabazi. Tuzababarirana impuhwe. Tuzabwirana ukuri mu rukundo, kugendera mu mucyo. Tuzemera intege nke zacu, guca bugufi. Tuzemera nubwo tudahuje, kubahana. Tuzirinda amazimwe, ibanga, kandi tuzabonera umwanya itsinda turimo kubonana kenshi. Hanyuma uko turimo kugenda dusoma cyangwa ukagenda wisuzuma, ubona ukuntu ukwiriye gutanga uruhare rwawe mu nshingano cyangwa ukwiriye kubana n'abandi neza. Iyo urebye urwo rutonde rw'ibikenewe, uhita usobanukirwa impamvu ubusabane nyakuri butaboneka henshi. Bisaba kureka kwirebaho no kuba nyamwigendaho bisanzwe biranga kamere muntu, kugira ngo wemere kwishingikiriza ku bandi. Hari kamere muntu irangwa no kwirebaho no kwihagararaho no kumva ko ibyanjye byose bigenda neza ariko atari ko biri. Icyampa nje nawe twese tukumva ko ibyacu bitagenda neza, ahubwo dukeneye Imana ngo ibigenze neza. Ariko inyungu iva muri uko gusangira ubuzima iruta kure ibyo biguzi biba byatanzwe kandi bikadutegurira kuba mu ijuru. Imana ibahe umugisha ko mwari mukurikiye turimo gusoma ijambo ry'Imana, cyangwa mugafata imyanzuro mishya yo kubana n'abandi neza mu muryango, kugira ngo Imana urwo ruhare rwawe ikomeze kurubona. Nkwibutse ko no muryango utazarangira, uzahoraho iteka. Nshobora kuwuvamo cyangwa undi akawuvamo, ariko Imana ntabwo yasobanuye ko igiye guhita uwusenya. Umuryango wayo irawukomeje kandi witayeho. Wumve ko n'umugambi w'Imana n'umuryango ari wo uzagumaho, kandi niwo tuzakomeza gukorera Imana indi mirimo yaduteguriye. Umunsi wa 19, gutekereza ku ntego y'ubuzima bwanjye. Ingingo yo kuzirikana: imibanire myiza isaba kuyitangira. Tumenya urukundo nyakuri icyo ari cyo iyo dusobanukiwe ko Kristo yatanze ubugingo bwe ku bwacu. Ibyo bivuga ko natwe dukwiye gutanga ubugingo bwacu ku bwa bene data. Ni urwandiko rwa mbere rwanditswe na Yohana, igice cya 3, umurongo waho wa 16. Ikibazo cyo gutekerezaho: nakora nte ngo ngendere mu biranga ubumwe nyakuri mu itsinda ndimo no mu itorero ryanjye? Ni iki wakora? Ni iki nakora? Ikibazo gitekerezeho, kandi ibitekerezo byawe ubigumishe ku Mana, utekereza ku cyo igushakaho, kugira ngo ube wumva ukomeye rwose. Imana iguhe umugisha. We turi kumwe muri uyu mwanya, reka dufatanye mu isengesho. Turagushimye Mana ko wadukize mu muryango wawe, kandi witeguye gukomeza kwagura n'umuryango, umuryango utajya wuzura, umuryango uhoraho, umuryango uzahoraho, kandi umuryango urimo kudushishikariza kubaka dushyiramo uruhare rwacu. Tubonye ko bisaba kubyitangira, utanga imbaraga. Kenshi abantu babona ibitagenda neza bakumva babihisha ngo batiteranya, ariko urukundo nirugwira abantu bazamenya ko kutiteranya bifite agaciro gashyiranyije no gukemura ikibazo. Mwami, ukomeze udufashe muri iyi minsi turimo, kandi utugirire neza.
umuntu wese umuhe kunguka byinshi no gusobanukirwa byinshi muri iyi minsi, mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibane namwe aho mugiye muri hatandukanye.